none sinibas ko yarapfuye wajane yabikaga imyenda ze mukareba shaho ko mwambarira mutwankwira najyana imvura. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ukaba ukunda ibintu bijyanye n'imyidagaduro, nta kuntu waba utazi umunyarwenya Dr Nsabi umaze kwigarura imitima ya benshi bitewe n'uburyo atembagaza abatari bake, haba TikTok, WhatsApp, Instagram n'ahandi video ze muri iyi minsi ziraherekanwa. Benshi baraseka cyane hafi guhera umwuka. Video ze uko yambaye kongera ikirimo akoresha kimusanze birabatembagaza. Ni umusore uba wiyambariye ingofero, ikote, karuvate n'ipantaro ndetse utibagiye n'inkweto za bodaboda. Imvugo ye itamenyerewe cyane ni kimwe mu bigenda bimwongera igikundiro umunsi ku munsi. Zimwe muri video yakoze gusetsa abantu zakunze guhererekanya ku mbuga nkoranyambaga cyane harimo n'iyi. Uyu musore ukiri muto ndamutse mvuze ko ari umwe mu banyarwenya b'abahanga bazamutse neza bafite impano n'ubuhanga mu gusetsa abantu sinaba mbeshya kuko arabigaragaza cyane. Amaze kwigarura imitima ya benshi mu gihe gito amaze muri uru ruganda, nubwo abenshi mumenye vuba aha, ariko yaheye na mbere hose akora bisa nk'aho byanze. Yatangiye kwamamara no gukundwa nyuma yo kwinjira muri timu ya Clearman, agatangira gukorana na Clearman, Mitsutsu, Aisha, Nyambo Jessica, Soroba n'abandi. Kuva ubwo ikibuga baragifashe ku buryo iyo uvuze komedi muri iyi minsi abenshi mu mitwe yabo hahita hazamo abasore n'izi nkumi. Gusa uko Nsabi yahuye na Clearman nabyo ni indi nkuru yo kubara, ndaza kubikubwira neza. Ariko se mu by'ukuri Dr Nsabi ni muntu ki? Abaye hati? Ese aracyabi iwabo mu cyaro cyangwa asigaye atuye i Kigali? Muri kiganiro ngiye kubwira byose bibaza kuri uyu musore, ubundi nkubwe byose ari ufitiye amatsiko. Njye wumva nitwa Jo12, nguhaye ikaze. Amazina y'ubuhanzi cyangwa yakoresha mu kazi ke ni Dr Nsabi nyine. Aha rero ushobora kwibaza impamvu yise Dr. Ubwo yabajwe ikibazo Nsabi yagize ati ubundi nize ibintu bijyanye na MCB, mate, chimie na biology. Ibyo bintu iyo umuntu abirangije neza abirangiza afite title ya Dr. Nyine yarize akagerayo. Noneho njyewe narize mbona ngarukiye hafi, noneho ndavuga ni n'ubundi niyo narindi kujya. Mpita mbyanzura ndavuga ni ndi Dr. Iyo title iti hajya ntawe mbisabye nta n'uwo mbirwaniye nawe, ndavuga ni Dr. Yakomeje avuga ko hari n'abapotre n'abaprofete benshi bariho tutazi naho bimikiwe. Ati rero nanjye si igitangaza kwita Dr. Ariko se mu buryo bwihariye Nsabi ni muntu ki? Ubusanzwe ababyeyi bamwise Nsabimana Eric, ariko we yita Dr Nsabi, ari naryo twese tuzi. Yavutse mu 1999, avukira mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe, akaba ari nawe mukuru. Afite ababyeyi bose. Yagize amahirwe yo kwiga aho yarangije amashuri yisumbuye. Yarangije muri JS Muhoza ya mbere i Musanze, akaba yarize MCB, Mathematics, Chemistry and Biology. Yarangije muri 2019. Mu kiganiro cyihariye Dr Nsabi yahaye ikinyamakuru Simbi cyagarutse ku buzima bwe. Yakuze se akora akazi k'ubufundi, ni mu gihe nyina yateraga amarangi. Niko kazi kari kabatunze bakoraga, nubwo rimwe na rimwe kaburaga, ariko avuga ko uko bagendaga bamenyana n'abantu benshi naho kazi kagendaga kaboneka. Dr Nsabi avuga ko yatangiye umwuga wo gukina filimi n'urwenya muri 2016, akorana n'abandi bazi no kwegukana igikombe ku nsanganyamatsiko yari yatanzwe. Ati icyo gihe natwaye igihembo, hari amarushanwa yo gukina ikinamico, ariko byari kuvuga ku bana bafite ubumuga, uburyo tugomba kubana nabo muri sosiyete no mu mashuri no guharanira uburenganzira bwabo. Icyo gihe nakinye neza, dutwara igikombe tuba aba mbere. Ndakeka aha niho natangiriye, nkomeza kubikora mu bigo byose nizeho, nabaga mu matsinda cyangwa se club akora ibintu by'imyidagaduro. Ugasanga ndabishoboye, ikigo cyose nigagaho wasangaga nzwi mu bintu bijyanye n'urwenya no kuvuga amakuru. Ku bijyanye n'izina yahisemo gukoresha mwuga yinjiyemo rya Dr Nsabi, yavuze ko yafitanye isano nawe ndetse n'ibyo yize. Ati ikintu cya mbere cyo nkunda inkomoko yanjye, sinkunda kwihakana uwo ndi we bitewe n'aho ndi cyangwa se aho nshaka kugera. Icya mbere naravuze ngo niba nshaka kuba icyamamare ntabwo ngomba kujya kure y'amazina yanjye ngo nyihakane, ahubwo mu gice kigomba kugira amazina nzitwa hagomba kuzamo izina ryanjye, niho navanye Nsabi. Irya Dr ryo ryaje bitewe n'ukuntu nize MCB, kandi iyo umuntu ayize neza aba umuganga. Noneho ngiye narayize ariko byarananiye, ndavuga noneho reka nubwo ntabigezeho ntabwo ngomba kwirengagiza imvune navunitse nubwo byananiye, mpita mfata Dr Nsabi gutyo. Noneho bihita bihurirana n'ukuntu hari hadutse ijambo rigezweho ryakora umuti, ndavuga nti se hazajya hakorwa imiti nta muntu wo kuyivurisha uhari? Ndavuga ngo ngomba gushyiraho ka Dr kugira ngo imiti bakoze njye nyivurisha. Nubwo agifite urugendo runini rwo kugenda, Dr Nsabi avuga ko byibuze ubu yishimira izina rye rimaze kugera kuko ryaramenyekanye cyane.
Ati izina rya Dr Nsabi rimaze gukura, kuko icyo ngenderaho mvuga ko rimaze gukura ni uko rizwi n'abantu benshi cyane. Ubona ari ibintu byazamutse bikajya ku yindi ntera. Ni izina ryazamutse rijya mu yandi azwi dufite mu gihugu akora umwuga wa sinema. Buri wese yagize icyo ageraho mu kazi akora byanze bikunze hari imbogamizi cyangwa se inzira z'amahwa yaranyuzemo kugira ngo agire aho agera. Na Nsabi rero nawe nuko. Ku kijyanye n'ikintu cyamugoye mu rugendo rwo kwinjira muri sinema, yagize ati ikintu cya mbere cyangoye ni ukwisubiza ikibazo cyanzihangana ageze ryari, ariko kubera Imana no gusenga byamaze gucamo. Ahamya ko umwuga akora ari umwuga ushobora gutunga umuntu, ndetse akurikije ibyo agenda abona nta kintu kimuhungabanyije, abona ko ariho azavana ibimutunga n'abazamukomokaho. Ati ngumye mu murongo ndimo ntagize ikimuhungabanya, ni ibintu bishobora kuzangirira umumaro ku buryo bishobora kuntunga nanjye nkatunga n'abandi. Umuntu wese uzi Nsabi ikintu cya mbere amuziho ni imyambarire ye, ndetse benshi iyo bamubonye yambaye imyenda isanzwe myiza nyine nk'abandi baba bavuga ko batabonye Nsabi wa nyawe, wa wundi w'igipantaro cy'ikijingisi, ikoti rihora rifunguye n'igikaruvati mu gituza, kongeyeho na bodaboda ahoramo, ingofero mu mutwe n'amarinete akingirije ku maso. Iyo myambarire mu bikurira abantu karushaho kumukunda. Imyambarire iri mu kazi ni ikintu yatekerejeho gishobora kuba ikimuranga kugira ngo bimufashe kuzamura izina rye mu buryo bworoshye kandi vuba. Ati niba ari urwenya ninjiyemo ugomba kundeba ugahita utangazwa n'uko meze bikagutera kunyitaho. Ndavugana ikintu cyatuma umuntu andeba bwa mbere agatungurwa cyangwa agahita afata mu mutwe ni iki, ni uko nakambara ibintu bitandukanye. Mpitamo gukoresha ingofero, nkoresha karuvate, amarinete, ikote n'ipantaro n'inkweto za bodaboda. Uretse komedi, Nsabi burya yifitemo izindi mpano nyinshi zimubyiganiramo. Avuga ko yari afite inzozi zo kuzaba umuhanzi cyangwa se umushushanyi, gusa nateganya ko mu minsi iri imbere hari indirimbo azasohora. Ati uretse iby'ubwana ni ibintu byinshi umuntu yumvaga azaba, ariko ngiye kubera Imana yumvagamo ikintu cya mbere cyazaga mbere y'ibindi byose ni ugukina filimi no kuzikora. Ikindi cya kabiri ni ukuririmba, hagakurikiraho gushushanya. Nibyo bintu bitatu niyumvagamo ko nshobora kwerekezamo. Nta ndirimbo ndakora, ariko mu mishinga yanjye iri imbere ndabiteganya. Mba mvuga ko ntihari igihe muzajya kubona mukabona mbatayemo. Mu buzima busanzwe Dr Nsabi afite ibyamubabaje ndetse n'ibyamushimishije. Wise yibaza uti ni ibihe? Ikintu cyamubabaje ngo ni uburyo aba yarakoze cyane bimugoye ngo azamuke, ariko nyamara kuzamuka n'iryo zina yishimira aribonye nabyo bikamubangamira. Naho icyo yishimira ngo ni uburyo yabonye urubuga yanyurizamo ibintu bimuri mu mutwe mu buryo bworoshye kandi bikagera kuri benshi. Ikintu yishimira ni uko byatumye yunguka inshuti nyinshi atari asanzwe afite. Kimwe mu bintu yakoze akiri umwana n'uyu munsi atajya yibagirwa ni uburyo yigeze kuva mu karere ka Musanze akajya Nyabihu n'amaguru kubera urukumbuzi. Ngo yari yakumbuye mushiki we, agenda atasabye n'uruhushya. Ku bijyanye n'urukundo, abajijwe niba afite umukunzi kimwe n'abandi basitari benshi, Dr Nsabi nawe yavuze ko nta mukunzi afite, ngo ari single rwose. Kwinjira muri sinema nabyo ngo ntibyamworoheye, ndetse ngo kubyumvisha umuryango we byaragoranye cyane. Bwa mbere ababyeyi babona ibyo akora ntibumvaga na gato uburyo bizavamo ibintu bifatika byabyara amafaranga bikaba byamutunga, ahubwo bo ngo bamugiraga inama yo kujya mu gisirikare cyangwa mu gipolisi. Guhura na Kiramani bisa naho byahinduriye Nsabi ubuzima, kuko byamufunguriye amarembo cyane, bituma amenyana n'abantu benshi ndetse ibikorwa bye bigera kure, ndetse yunguka abafana benshi bari basanzwe ari abafana ba Kiramani na bagenzi be. Gusa Kiramani we avuga ko Nsabi yaje ari umugisha, ndetse ngo hari n'ikintu kinini yongereye kuri filimi ze kuva batangira gukorana. Kubera ukuntu bahuza, avuga ko rwose basa n'abaremewe gukorana, gusa ukuntu bahuye nabyo ubwabyo biratangaje. Nsabi avuga ko bwa mbere yahura na Kiramani bari basanzwe bataziranye, ariko buri umwe areba ibikorwa by'undi ku mbuga nkoranyambaga. Nsabi yari asanzwe yibera i Musanze nyine, ari naho yakoreraga komedi ze. Noneho rimwe Kiramani aramwandikira kuri Instagram amubwira ukuntu ari umufana. Nsabi nawe amubwira ukuntu ari umufana, basanga barafanana. Kiramani ngo yahise amuha igitekerezo cy'uko bazakorana akantu kamwe bakareba uko abantu babyakira. Nsabi nk'umuntu wari ukeneye amaboko no kumenyekana yahise abyishimira, igitekerezo acyumva vuba. Bemeranyije gukorana, maze rimwe Nsabi arabyuka atega imodoka imuvana i Musanze paka i Kigali. Araza barashutinga, bakora komedi, abantu barayikunda cyane, bayakira neza. Kuva ubwo babona ko nta mpamvu yo kudahuza imbaraga ngo bakorane, nuko batangiye gukorana kugeza magingo aya. Ubu rimwe na rimwe bananyuzamo bakajya mu bitaramo by'urwenya imbere y'abantu byitwa stand up comedy, bagakorana bagasusurutsa abantu. Ahantu rero Nsabi abera igitangaza nuko iyo akinanye na Kiramani biba ari uburyohe, noneho yahura na Mitsutsu we bikaba agahebuzo, yakinana na Nyambo cyangwa Yisha byose bikaba biryoshye, abantu bakabikunda cyane.
ngayo nguko rero ngibyo bya Dr Nsabi, umunyarwenya ukomeye cyane uri kuzamuka neza mu Rwanda, umaze kubaka izina no kwigarura abakunzi benshi. Naha wakoze kubana natwe, ntansore ikiganiro cy'uyu munsi, ngushimira ko wabanye natwe. Imana ikurinde.